Ndabashuhuje nanone bene data nshuti z'umwami wacu Yesu Kristo mwese abo dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Yesu aho muri hose nimugira amahoro y'Imana. Murasuhuzwa n'Iribanje Jean Claude mwene se musangiye urugendo rujya mu ijuru. Dukomeje inyigisho twatangiye aho tuyobowe n'ijambo riri muri Matayo ibice 10 umurongo wa 16 ahagira hati dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega nuko mugira ubwenge nk'inzoka kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Twavuze rero ku bwenge bw'inzoka. Ni isomo rirerire dufite tuziga mu buryo burambuye. Tuzareba ibintu byinshi inzoka ifite mu bwenge bwayo, hanyuma tubihuze n'imibereho yacu ya none, turebe icyo twakura ku nzoka nk'ubwenge bwayo bw'ikirenga ifite. Uyu munsi inyigisho y'uyu munsi iravuga ngo inzoka inzobere mu binyabuzima byigenga. Inzoka inzobere mu binyabuzima byigenga. Inzoka zifite ubwenge bukomeye cyangwa se zerekana ko ari inzobere mu kuba mu buzima bwigenga, kuko zifite ubushobozi bwo kwibeshaho. Zibeshaho zonyine, ntizigira uzitekerereza, ntizigira uzipangira, nta nama zikora zo gushakisha imibereho yazo, ndetse nta n'abaterankunga zifite. Ntabwo zigira abaterankunga bazitera inkunga kugira ngo zibashe kubaho. Zo ubwazo zifite ububasha n'ubushobozi bwo kwibeshaho zidategereje inkunga z'abantu, zidategereje abazazishyigikira, zidategereje abazazitwerera, zidategereje abazazitera inkunga. Imana idufashe kandi nitugirire neza cyane. Uzasanga ibihugu byinshi cyangwa se abantu benshi mu buzima babayeho mu buryo bwo gukenera abandi. Niko twebwe imibereho yacu y'abantu imera. Umuntu abaho kubera ko habayeho abandi bantu. Umuhinzi arahinga hanyuma agakenera umuguzi uzamugurira imyaka ye. Uwamuguriye imyaka ye nawe afite undi azayishyira. Ni ukuvuga ngo ibihugu bimwe byo bikiri mu nzira y'amajyambere usanga bibaho mu madeni menshi cyane atandukanye y'ibihugu by'ibihangange ku isi birimo bigenda bibizamura. Ni ukuvuga ngo uko niko n'abantu ku giti cyabo babaho. Abantu ku giti cyabo nabo babaho bavuga, hari abubakiye ubuzima bwabo ku bandi. Bavuga ati ko biri kose mfite imiryango iyi n'iyi. Usanga abana bacu tubashyira mu miryango itandukanye iyo kubashyigikira, imiryango nterankunga izabafasha kwiga. Dushaka abaterankunga bazadufasha kuva mu bukene, badufasha kuva muri ibi tujya muri biriya. Niko twebwe ubuzima bwacu bumeze. Ariko inzoka yo ni igitangaza. Yo ifite ubwenge bwo kwibeshaho. Ntikenera abayitekereza, ntikenera abayigira inama, ntikenera abayigira uko yabaho. Imana idufashe. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Rwambere rw'Abitesalonike ibice 4 umurongo wa 11 n'uwa 12. Twumva icyo Imana ivuganye natwe twebwe abantu. Abitesalonike ba mbere 1 nako 4 umurongo wa 11 n'uwa 12 haravuze ngo kandi mugire umwete wo gutuza mutari bakazitereyemo, mukoresha amaboko yanyu nk'uko twabategetse, kugira ngo mugendane ingeso nziza kubo hanze mudafite icyo mukennye. Imana itugire neza cyane. Iri jambo rirakomeye cyane, rirakomeye ku rwego rwo hejuru. Ni ukuvuga ngo kwigenga ni kimwe mu bintu bikomeye cyane usanga duharanira. Twese duharanira kwigenga, kubaho mu buzima bwo kumva ko wifite, wigize, donc ufite ibikenewe byose, abana bawe biga, ufite imitungo yawe, ufite uburyo ubayeho udakeneye. Ariko turacyafite urugendo rurerure rutuganisha muri iyo ntsinzi, rutuganisha muri ubwo buzima bwo kwigenga. Niba hariho ikintu cyiza mu buzima, ni ukubaho wumva wigize, ufite ibikenewe byose, udakeneye amaboko yandi y'abantu
bagufasha kuva aha, bagufasha kujya bagufasha kuva ahantu ujya ahandi. Donc hari aho wigejeje, hari aho wigejeje, nicyo nashaka kuvuga. Imana rero niyo yonyine yo kubana natwe. Ni ukuvuga ngo turimo turakura ubwenge ku nzoka, uburyo yigenga, uburyo yigira, donc uburyo yibeshaho, idakeneye abantu bayifasha, abantu bayirwanaho, abantu bayipangira ubuzima. Birakwiye ko jyewe nawe duharanira iki kintu. Pawulo rero abwiye ab'Itesalonike ko bakwiye kugira umwete wo gutuza, kandi ntibabe bakaziteremo, ahubwo bagakoresha amaboko yabo nk'uko babategetse, cyangwa se nk'uko biri. Mu maboko niho hari ububasha bukomeye bw'umuntu bumushoboza kuba yagera ku cyo agomba kugeraho muri ubu buzima. Inshuti yanjye rero, mwene data, kubaho mu buzima bwo kwigira, cyangwa se kubaho mu buzima bwo kwigenga, ntawe utabyifuza, ntawe utabyifuza, ntawe utabikenera, ntawe utakumva ko ari ngombwa mu buzima. Nta muntu n'umwe utakumva ko ari ngombwa mu buzima. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Itangiriro ibice 12 umurongo wa 22 tugeze kuri 23, twumve Aburahamu. Haravuze ngo Aburahamu asubiza umwami w'i Sodomu ati, ndahirishije Uwiteka kumanika ukuboko kwanjye, niwe Mana isumba byose, nyir'ijuru n'isi, yuko ntazatwara akadodo cyangwa agashumi k'inkweto ko mu byawe, kugira ngo utibwira uti ni njye utungishije Aburahamu. Aburahamu yari umuntu ukomeye cyane, wamaze kugera ku rwego atagikeneye andi maboko y'abandi bantu, ndetse yumvaga kubaho kwe nta wundi muntu kwashingiraho ngo yumve ko hari undi muntu wamubeshaho. Icyo ni icyifuzo cyiza mu buzima. Haleluya! ni intambwe nziza ikomeye umuntu w'Imana wagiriwe ubuntu n'Imana agatezwa iyo ntambwe akagera aho hantu nta kwasa. Ni umuntu w'igiciro. Birakwiye rero ko jyewe nawe Imana idushyigikira, dusaba Imana ikaduha imbaraga, kandi tugasaba Imana ikadukingurira amarembo y'umugisha ku rwego rwo kuba umuntu ufite ibimukwiriye byose. Ibihugu byacu bya Afurika, iyaba byari bigeze ku rwego nk'urwo, bitagikenera inkunga z'andi mahanga hirya no hino, hari ibintu byinshi byakemuka mu bihugu byacu, hari intambara nyinshi tutakongera kurwana nazo. Ariko kubera ko tugikeneye amaboko y'amahanga yateye imbere, cyangwa y'ibihugu byateye imbere, hari ibintu byinshi ibyo bihugu bizadukoronezamo, natwe twemere kubigendamo, kuko nta kundi twagira. Iteka ryose iyo ugifite ukiri munsi y'umurongo w'ubuzima, ukeneye ko abantu bagutekerereza cyangwa bagushyigikira, usanga uhinduka umuretwa w'uguha. Nyine uhinduka umuretwa w'uguha, uhinduka umuretwa w'uguha. Hanyuma ndagira ngo mvuga kandi kantu ka kabiri kitwa kwikomeza mu gihe uhuye n'amakuba n'ibibazo, ariko nako kabitsemo intsinzi ikomeye cyane yo kwigenga, cyangwa se yo kwigira. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cya Samweli, ibice 30 umurongo wa 6 tugeze ibice 30 umurongo wa 3 kugeza ku wa 6. Reka tuhasome. Haravuze ngo Dawidi n'ingabo ze bagera mu mudugudu basanga bawutwitse, kandi abagore n'abahungu babo n'abakobwa babo banyazwe. Dawidi nabo bari bari kumwe bahera ko batera hejuru, bararira, barahogoza, bageze aho batakibasha kurira. Kandi abagore ba Dawidi bombi, Ahinowamu w'umunyayezereri n'Abigayili wari mukanabari w'i Karumeli, nabo bari banyazwe. Maze Dawidi arababara cyane, nuko abantu kuko abantu bavugaga nk'abenda kumutera amabuye. Abantu bose bari bafite agahinda, umuntu wese ababajwe n'abana be n'abahungu be n'abakobwa be. Ariko Dawidi yikomereza ku Uwiteka Imana ye. Amen. Haleluya! Ni byiza kwikomeza. Iyi nayo yaba imwe mu ntsinzi mu gihe umuntu ari muri wa murongo w'ubuzima burimo ibibazo n'intambara n'ibirushya. Kwikomeza
kuko nasanze uko umuntu asakuza ari mu bibazo niko ameneka umutwe akaniteza abantu. Biba byiza kwikomeza ugahagarara neza mu mwanya wawe cyangwa mu kigeragezo cyawe. Dawidi aha yabonye ko nta yindi ntwaro yakoresha, ntari buboroge nk'uko abandi barimo baboroga, ntari burire ngo ahigize nk'uko abandi bari guhigiza. Ahitamo gahunda yo kwicecekera, aratuza. Ahubwo iyo usomye hepfo mu mirongo ikurikira ngo yigiye hirya gatoya, asaba efode arambara, ahamagara Imana, abaza Imana icyo yakora. Haleluya. Birakwiye ko jyewe nawe muri iyi minsi cyangwa se muri ibi bihe tugowe n'ibibazo bitandukanye aho turi, buri muntu wese yafata umwanzuro wo gutuza no gutegereza Imana mu gihe hari ibyo abona bitarakunda, ari ibyo abona bitaragenda neza. Umuntu wese afite ibimuriza, afite ibimuhangayikishije, ariko ni byiza ko uwamenye Imana we yaturiza Imana agategereza igihe Imana yamugoboka cyangwa se yamugira inama z'ukundi kuntu yabigenza kugira ngo yigire. Reka turebe ibintu bigera nko kuri 5 byagufasha kubaho mu buzima bwigenga, hanyuma ari jye nawe tubyigireho umumaro, turebe ikintu ku kindi. Navuze ko inzoka yigenga ntigira uyitekereza, ntigira uyigira inama, ntigira n'uyifasha. Icya mbere, emera ko nta muntu n'umwe witaye ku mibereho yawe. Niyo mpamvu ugomba kwiyitaho. Irwanira ishyaka kandi uharanire gutera imbere mu bwigenge. Ni byiza ko umuntu wese amenya ko nta muntu ugufitiye impuhwe, nta muntu ugufitiye impuhwe, nta muntu ukwitayeho. N'abo Imana yakoresha yabakoresha ku ruhande rwayo cyangwa se ku bushake bwayo, ariko nta muntu n'umwe ukwitayeho, nta muntu n'umwe unyitayeho, nta muntu ugufitiye impuhwe n'umwe. Icya kabiri, irememo kuzinukwa inguzanyo n'impano. Buri muntu wese ukunda impano n'inguzanyo akunda kutagira icyo ageraho mu buyobozi bwe cyangwa se mu buzima bwe cyangwa se mu mibereho ye. Usanga kenshi abantu tubaho mu madeni cyangwa se inguzanyo zitandukanye, ugasanga umuntu asabye ideni ryo kwikura mu kibazo, ariko kandi icyo kibazo ugasanga ntikirangiye, ahubwo kibaye double. Wari urimo 1,000,000 ugujije 1,000,000 ngo wishyure 1,000,000, kandi ya 1,000,000 utanzeho 500 kugira ngo n'ubundi ukomeze ubuzima buzamuke, zibaye amadeni ya 2,000,000. Ugasanga ejo umuntu abaye mu bibazo, ugasanga akomeje kwizingazingira mu bigeragezo. Izi nama ni inama zikomeye cyane. Imana igufashe kandi nanjye imfashe. Icya gatatu, ntukabaho mu buzima buhenze. Baho bitewe n'uko wifite. Irinde kwikuza, irinde kumva ko warira aho abantu bahenze barira, wakwambara ibyo abantu bagezeyo bambara, wagenda mu modoka nziza iri ku rwego rwo hejuru kandi nta bushobozi ufite. Iki kintu cyitwa kubaho mu buzima buhenze ni kimwe mu bintu bituma umuntu ahora aba mu bibazo bikomeye cyane. Usanga hari umuntu avuga ati ntabwo naba mu nzu iciriritse kandi ndi umuntu usobanutse. Ariko gusobanuka kwawe ko biri kose, niba nta kazi ugira, nta mafaranga ugira, ikizakurikiraho nuko ya nzu uzayimaramo amezi 5-6 warabuze ubwishyu bayigukuremo nabi. Ni byiza ko twitoza kubaho mu buzima buciritse bujyanye n'uko tungana, tukarya nk'uko tungana, tukambara nk'uko tungana, tukagenda nk'uko tungana. Icya kane, aravuga ngo irinde gusesagura. Gusesagura nacyo ni kimwe mu bintu bikomeye cyane, usanga bitera umuntu guhora asubira hasi. Ugasanga amafaranga umuntu abonye uyaririye rimwe, kandi wenda ejo nta handi uzayakura. Gusesagura nayo ni imwe mu mbaraga ituma umuntu adashobora kwigenga, kuko bituma ejo ikibazo cyongera kuvuka ukabura igisubizo cyacyo. Imana idufashe cyane kandi itugire neza cyane. Icya gatanu kiravuga ngo iga kwikorera ibintu wenyine n'amaboko yawe. Imana itugire neza cyane. Iki ni kimwe mu bintu bikomeye Imana ikwiye gushyigikiraho abakozi bayo, abantu bayimenye, tukabaho mu buzima bwo gushakisha. Imana igashyiraho inzira. Ndabizi neza ko hari abantu bashobora kumva inyigisho ikabajyana kure wenda bitewe n'imyumvire yabo, ariko Imana ishyireho inzira ku bakozi bayo, ishyireho inzira ku bantu bayo, ishyireho inzira ku bagaragu bayo, kugira ngo habeho kubona ibigenda bifasha
imibereho yacu tuzamuke, twiteze imbere, ibihugu byacu bitera imbere. Ntabwo ibihugu bishobora gutera imbere abaturage babyo badakoresha amaboko yabyo, batikorera. Imana itugire neza cyane. Ntabwo umuntu ashobora gutera imbere adakora, nubwo wenda muri iki gihe cya none usanga imikorere yarabuze, imikorere igoye, utuzi turimo tugiye tubura mu bihugu bitandukanye, cyangwa se no mu buzima busanzwe umuntu ugasanga yabuze ikintu cyo gukora. Ariko Imana ica inzira, numva ari amagambo atwerekeza mu kumenya icyo twasaba Imana, kugira ngo Imana idushyirireho inzira, tubone uburyo bwo kwiteza imbere, tubone uburyo bwo kubaho mu buzima bw'iho ikintu icyo ari cyo cyose umuntu adategereje akazava inyuma y'umuhana. Imana itugire neza cyane kandi turengere. Imana idutere inkunga, kandi buri muntu wese wumvise ijambo ry'Imana asaba imbaraga z'Imana, asabe kugirirwa neza n'Imana, asabe gufashwa n'Imana, kugira ngo tubashe kubaho muri ubwo buzima. Iki cyifuzo nanjye ubwanjye ndagifite, nawe nifuje kukigira, kugira ngo Imana idushyirireho uburyo butuma umuntu abasha kwiha adakeneye andi maboko, kuko twabonye ko nta muntu ugufitiye impuhwe, nta muntu ugutekereza, nta muntu wapfa kuguha ikintu cye gutyo gusa adafite Imana imukoze ku mutima. Imana rero tugire neza kandi turengere, itwiteho kandi duhe kugubwa neza turi imbere yayo, mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, muri isomo ry'uyu munsi tubonyemo amagambo akomeye cyane atwereka ko bikwiye ko twabaho mu buzima bwigenga. Aburahamu ntabwo yigeze yumva ko akeneye n'akadodo k'umwenda w'uriya mwami, kuko yari ari ku rwego rwo kuba afite byose, nta kintu akeneye gufashwa, nta nkunga, nta yandi maboko akeneye ahandi. Kandi yari umukozi wawe, niwe sogokuruza w'abakwizera twese. Turasenze rero kugira ngo natwe utuzamure, uducire inzira, udushyirireho uburyo butuma umuntu abasha kugira ikintu ageraho, butuma hari icyo tubasha kwiha ubwacu, mu izina rya Yesu. Ibihugu byacu bya Afurika nuko mbisengeye, ndetse nanjye ubwanjye n'abandi bazanyumva, ndasenze kugira ngo udushyirireho uburyo, utwagurire intekerezo, uduhe imbaraga z'amaboko, uduhe ibyo gukora, uduhe umugisha mu byo tugerageza, kugira ngo tubashe kwibeshaho, tubashe kwitunga, tudategereje ibyaturuka hanze, tudategereje akimuhana, ahubwo dufite ibidukwiriye byose. Urakoze. Mbisabye Imana ifite byose, itunze byose, yabasha guha no gutungisha uyizeye wese muri ubu buzima, mu izina rya Yesu, amen. Shalom shalom.